ni inkuru mbi ndetse ni inkuru ibabaje, ni inkuru navuga ko irimo amarangamutima menshi, irimo akababaro, irimo guhomba abawe, irimo kubura abo wakundaga ndetse n'abo wahihibikaniraga muri ubu buzima ukababura, kandi ku buryo utazongera guhura nabo no kubabona ukundi muri ubu buzima turimo. Urumva ko ni ibintu rero bitari byiza habe na gato. Ni ya mpano wahuye n'ibigeragezo biteye ubwoba kugeza n'uyu munsi akiri kunyuramo. Ngira ngo murabyibuka ko n'ubu ngubu tuvugana amakuru ari hano hanze arimo kuvuga ko afite video yindi ya kabiri y'ubwambure arimo aryamana n'undi mukobwa, ariko bikaba bitarajya mu bushinjacyaha cyangwa se bitaraba icyaha, kubera ko ntago izo video zirajya hanze ku buryo buteye ubwoba cyangwa se ngo bibe byateza ikibazo. Ariko amakuru ahari biravugwa ko ngo yaba yongeye gushyira hanze video y'ubwambure, nubwo we avuga ko ibyo ngibyo ari abantu bafashe umutima we bakawumukuramo, ubundi bakagenda bawurya mu magambo akomeye cyane ndetse ashariye. Ibyo Yampano atangaje bitunguye abantu ndetse bibakuye umutima, nyuma y'uko yari amaze iki gihe kirekire atavuga, atajya ku mbuga nkoranyambaga, ataragira n'ikintu na kimwe atangaza ku byabaye. Ushobora kwibaza rero uti byagenze bite? Ese ayo makuru yo kubura abantu yo biteye bite? Ngira ngo ngusabe wowe nguhe ikaze, waba uri muri diaspora, waba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, ubundi untege amatwi nkubwire mu by'ukuri akaga n'ibibazo uyu mugabo afite muri kano kanya. Yampano nyuma y'uko yagishyize hanze amashusho nyine y'ubwambure bwe, ngira ngo ababishyize hanze banabisakaje bakomeje kugenda babiryozwa, bari muri RIB, barimo ba Jihadi, barimo ba Pazomani n'abandi batandukanye. Ngira ngo ayo makuru yo murayafite, nta nubwo ari byo binzanye, ahubwo ikinzanye ni ukubabwira akaga uyu musore yahuye nako ko kubura umwana we ndetse n'umugore we icyarimwe. Uti rero byagenze bite? Ngira ngo niba ubyibuka neza iyi foto warayibonye, cyangwa se iyi posti yakozwe na Yampano ubwo yari ageze mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yari agiye gufatira akaruhuko nyuma y'uko nyine aya mashusho yakomeje kugenda asakara ndetse bikamurenga cyane akajya gufata akaruhuko mu Bufaransa, ndetse yagiye no mu Bubiligi. Twagiye tubona iyi post imeze gutya, umuntu w'umugabo ari kurira, yandikaho n'amagambo akomeye cyane agaragaza ko yihebye ndetse byamurenze, ari kuri level hahandi umuntu ashobora no kuba yakwiyahura. Ariko Yampano ntago yari arimo kurira kubera ubusa, ntabwo yari arimo kurira kubera akantu gatoya, cyangwa se nta nubwo yari arimo kurira kubera ziriya video zagiye hanze n'abamugambaniye. Oya, ibyo byari ibintu bito cyane ugereranyije n'impamvu yatumaga Yampano arira. Ahubwo yari yabuze umwana we wa mbere yari afite mu buzima, wa mbere kandi rukumbi yari afite mu buzima. We ubwe yivugiye ati njyewe ubwo nari ndi mu Bufaransa nagiye kumva numva barampamagaye barambwiye bati umwana wawe amaze kwitaba Imana. Nuko ati ndavuga ni ko ku Mana yanjye ibyo nari maze iminsi nyuramo bitanyoroheye, urabibona ukuntu abantu bose bandi hejuru, none koko uranabyemeye ko umwana wanjye agenda. Ni ibintu ngo byamushavuje cyane, biramubabaza. Umuntu w'umugabo nyine ukamubona arimo kurira kuriya, aravuga ati ndaraburije, mbuze byose, mbuze pfo na ruguru, mbuze amaraso yanjye. Kandi koko nawe niba uri umuntu ugira umutima urumva ko ibyo ni ibintu bibabaje cyane, kuba wari uri mu kigeragezo igihugu cyose kikose, ukumva n'ubuzima bwawe, ubuzima bw'umwana wawe, amaraso yawe urayabuze, kandi si uburwayi ahubwo n'umuntu upfuye witabye Imana utazigera wongera kubona mu buzima bwawe. Nyuma y'ibyo rero bimaze kuba, Yampano ntago yagize amahoro, ntago yigeze na rimwe atuza. Ngira ngo abantu bagize ngo ahunze ubutabera, ariko ntago ari byo yari ahunze. Ariko nanone nyuma y'uko ibyo byose bibaye, umugore we, uriya mugore twabonye cyangwa se uriya mukobwa babanaga, nubwo batari barasezeranye ariko yari umugore we, nawe yagize atya aramusezera.
ibaze kuba umaze kubura umwana wawe, umaze kwitaba Imana, amaze gupfa. Umugore mwari muri kumwe, umuntu wakagombye kukuba hafi mu kibazo umwana akoranye, nawe akakubwira ati ndagutaye ndigendeye, ibi ngibi ntago nabishobora. YAMPANO ubwe yivugiye ati sinshobora kumurenganya, sinshobora kugira n'iki kindi muvugaho, sinshobora gufata uyu mwanya ngo mbe namurenganya ko yakoze amakosa, ariko uwari umugore wanjye nakundaga cyane ndetse nari nzi ko tuzabana ubuzima bwanjye bwose n'ubuziraherezo, yarantaye, yarandetse, yarambwiye ati ngewe birandenze, kandi koko nanjye narabibonaga. Hanyuma aransezerera. Ubu ngubu tuvugana ntago tukiri umugore n'umugabo, ntitukiri abakunzi, ahubwo yamaze gufata indi nzira ye y'ubuzima, nanjye namaze gufata inzira yanjye y'ubuzima. ubu ngubu ntangewe ntawe, byararangiye. Ariko ukumva nyine ko YAMPANO nubwo batandukanye atarabyakira neza ndetse ataramara kubyumva, kuko yamutaye mu gihe kibi, yamutaye mu gihe yari amukeneye, bari bakeneranye muri make kugira ngo bongere bubake ubuzima. Ariko nyine niko byagenze, abagize ayo mahirwe makeya kuba bakomezanya baramutaye. Ibintu bitari byiza habe na gato, bitari byiza habe namba. Ni YAMPANO rero ugarutse aje gusobanura nyine uko byose byagenze. Ariko nanone YAMPANO nanone yongeye kubazwa kuri izi video cyangwa se iyi video ya kabiri, bivuga ko nayo ngo yagiye hanze arimo aryamana n'undi mukobwa. Abantu bagenda bavuga ati ni umukobwa wirabura we, ntabwo ari wa wundi wa mbere, ntabwo ari wa wundi w'umugore we, ati twamwiboneye. Baramubaza bati ese YAMPANO iyi video yo urayivugaho iki? YAMPANO ati byo ni ibinyoma ndetse n'ibihuha, kubera ko iyo video itariho kandi itigeze ibaho. No kuvuga ngo ibyo byose nibyo abantu barimo guhimba, ndetse ngo abantu benshi barimo kumugendaho bashaka kumugirira nabi, kugeza naho yashatse aba bodyguard akajya no kwiyanzuza muri RIB kugira ngo babe bamurenganura, ndetse akajya kwiyanzuza kugira ngo ikizaba cyose azabe yarakivuze. Uwo uzagifatirwamo azahita atabwa muri yombi. Aravuga ati mu magambo akomeye cyane ati bafashe umutima wanjye bawunkuramo, hanyuma ubu ngubu barimo kugenda bawurya, ndetse barimo kubyinjoyinga, barimo kubyishimira, barimo kumva ari ibintu byiza, ndetse bari kwishimira ko najya hasi, ariko ntabyo bazabona. Ni YAMPANO rero wahuye n'ibigeragezo n'akatari ibigeragezo. Ngira ngo abantu bashobora kwikura mu kibazo nk'iki ngiki, situation nk'iyi ngiyi, ni bake muri iyi si ya rurema. Ni ibintu rero ubona ko bibabaje, ni ibintu ubona ko biteye agahinda, ariko nyine ni ibintu umuntu aba agomba kunyuramo. Turi mu buzima buba bugoye, ariko tuba tugomba kurwana kugeza ku munsi wa nyuma nyine twahawe n'Uwiteka, kandi intambara tukaba ari twe tugomba kuyitsinda, kubera ko turi abatsinzi. Niba nawe ukunda Mega TV Rwanda uri umutsinzi, ugomba kugenda ukemura ibibazo byawe uhura nabyo mu buzima, ndetse nanagusaba gukemura aka kabazo ko kuba utarakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kugubwa neza no kubona ibiganiro byiza bya Mega TV Rwanda. So ngiye nitwa Dino Nyawe, ngiye gutegurira kana kugeza ibiganiro bya Mega TV Rwanda, ngusaba gukora subscribe, nyine ukore like, uduhereze n'igitekerezo muri comment, hanyuma tuzahuriye muri video y'ubutaha. Ciao, bye bye, ndabakunda. Updates nk'izi ngizi nta handi wazisanga uretse kuri Mega TV Rwanda. All your favorite is here. Naho ubutaha, ndabakunda cyane. Bye bye.